noneho icyo gihe ntangira ubwo buzima naje kujya muri relation cyangwa se kujya kubona umuntu navuga ngo duhuza njya muri relationship gutyo n'umusore mugenzi wanjye ugahura n'umwe anaririmba ari muri worship team bavuga ati wa mugenzi wanjye burya abana muri worship team bya bintu normal bya bintu biri normal wakorera Imana waba mu protocole mwiza kandi ukanabaho ubwo buzima bwawe buri private ndavuga ati wow kwereka ibi bintu bibaye kwereka ibi bintu bibaye ngeze muri aha hantu numva maze gukomera mu gakiza maze kwiga maze kumenya Kristo noneho igihe kimwe ndabyibuka umuntu wa mbere yaranyandikiye kuri social media aribwo nkigera kuri social media akimbona foto zanjye uko nimeze yahise ambonamo en fait yahise ambaza ibyo nashakaga kumenya Shalom, shalom, beautiful people. Muraho neza, mbaye ikaze kuri The Grace Note Podcast. Urubuga rwacu, urubuga rwanyu. Reka mbabaze. Ese mujya mwibuka gukora subscribe? Mujya mwibuka kwisharinga bagenzi banyu muri bimwe byiza muba mwabonye wacu? Nukuri mujye musangiza bagenzi banyu. Wabona hari umwe cyangwa babiri ufashije. Mbaye ikaze nanone ku mwanya mwiza tujya tugira hano, umwanya w'ubuhamya. Tumaze kubona ko hari benshi cyane muri mwebwe mu bikunda, hari benshi cyane muri mwebwe mwibaza muti ese kuba uyu yarabivuyemo nanjye byamfasha, ese kuba ukumeze hari na mugenzi wanjye warameze gutyo aza gukizwa. Tuba turi hano kugira ngo dutyazanye, tuba turi hano kugira ngo tukubwire ko na bya bindi na kwa kundi wumva umeze, wumva wigunze, wumva wihebye, Yesu arabishoboye. Tubahaye ikaze rero muri uyu mwanya mwiza, ariko umwanya tugiyemo noneho nta gusanzwe. Umugesti dufite ndabibona ko mutari kubumubone, ariko amushobora ko muri bumwumve, muraza kumwumva. Tugiye kuganira ku buhamya yifuje gutanga, kuko azi neza ko hari umwe cyangwa babiri yafasha. Iyi si turimo irimo ibintu byinshi, iyi si turimo duca muri byinshi, ariko ntabwo ari we wenyine. Wanasanga ibyo yaciye muri kubicamo, wanasanga hari n'utangiye kubyiyumvamo cyangwa se utangiye kubivamo. Rero tubahaye ikaze, uburyo bw'amashusho n'amazina ye kubw'umutekano we n'uburenganzira bwe ntabwo biri muri bumenye. Ndizera ko message yo turi buyumve. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Yego. Iyo tuje kuri The Grace Note gutanga ubuhamya, ni urubuga rw'urubyiruko, ariko ni urubuga rw'abakristo nanone. Ni urubuga rw'abajene benshi cyane, navuga ngo bakijijwe n'abadakijijwe, mostly abadakijijwe, kugira ngo twegereze abantu ku Mana, kugira ngo tubabere ikiraro, kugira ngo tubahamye. Feel free, aha ni mu rugo, hari mugenzi wawe ungana nkawe, hari mugenzi wawe ukuruta cyangwa uruta, uri gucamo nko mu byo waciyemo. Tujya kuganira kuva mu mwijima tujya mu rumuri, ariko ndashaka kubaza ikibazo. Iyo tuvuze gukizwa wumva iki? Agakiza, ijambo agakiza. Agakiza, kuri njye agakiza numva ari ubuntu umuntu agirirwa bitewe n'ibyo yakoze, bya bindi byose yakoze aho kugira ngo abyishyurwe agahabwa ku bw'ubuntu. Agakiza rero kuri njye ni ubuntu umuntu agirirwa akavanwa mu rupfu akajyanwa mu bugingo buhoraho. Yego, nanjye niko byumva. Rero twahawe agakiza ku buntu, dukwiye no kugasangiza bagenzi bacu, bakumva ko badakwiye kumva ko hari ababugenewe cyangwa se abantu bari holi babigenewe. Tuguhaye ikaze rero hano. Reka dutangire ku buzima bwawe bw'umwijima, turaza no kugera uburyo wabonye ubuntu bw'Imana, ku gakiza k'Imana. Uri muntu ki? Wakuze ute? Waje kwisanga mu mwijima gute? Murakoze. uko nakuze njye navuga ko nakuriye
nanjye ku babyeyi bakijijwe, nkunda kujya gusenga. Iwacu rwose twarasengaga cyane kandi navukiye nyine mu nzu y'Imana, nkurira muri Sunday school, ndakura nkomeza kujya gusenga nk'uko bisanzwe. Numvaga ko ari bwo buzima kujya gusenga. Ariko mu buto bwanjye nari umwana utandukanye. Ikinege? Oya, ntabwo nari ikinege. Mvuka mu bana batatu. Twari abahungu babiri n'umukobwa umwe. Ubwo rero urumva ko muri uko gukura kwanjye numvaga ko gusenga ari ibintu, ari ubwo buzima, ngomba gukura njya gusenga. Ariko mu buto bwanjye uko nari nkiri mutoya, nari umwana utandukanye n'abandi, kuko muri njyewe hari imico nari mfite itandukanye n'iy'abandi bajeni b'abasore baba bafite. Nk'urugero, nari umwana ukunda gukina n'abakobwa. Bitaga bacyabakobwa. Yego. Ariko ubwo nari umwana, ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Ndakura, mu gukura rero nkomeza gukura, ndangije kwiga secondaire. Ndangije kwiga secondaire, navuga ko no mu gukura kwanjye ubwo nakomezaga kujya gusenga. Ubwo buzima nabukuriyemo bwo kujya gusenga. Noneho ndi muri secondaire ubwo ntabwo nkakomeza ya mico, ntabwo navuga ngo yahise ihinduka. N'ubundi nakomeze kuba ndi umwana ariko ufite n'ubundi w'umusore ariko wimereye nk'abakobwa. Ku ishuri bakabibona, bakabona ko ari yimereye nk'abakobwa, nyine niko yimereye. Mu mico, mu migendere, mu mivugire, ugasanga nizo nshuti twirirwana ku ishuri. Noneho ndangije secondaire, navuga ko nibwo bwa buzima bw'umwijima bwaje kuza mu buzima bwanjye. Nibwo bwatangiye. Ariko ubwo urumva nkiri muri secondaire, navuga ko ntabwo nari nakamenya uwo ndiwe cyangwa se n'icyo ndicyo muri njyewe. Ubwo nkiri muri secondaire, hari imyaka umuntu ageramo akifuza kugira girlfriend. Nanjye kubikubaza. Twe ntabwo gihe wakigezemo. Ya myaka ya adolescence, ukenera kugira girlfriend, ku mukobwa akenera kugira boyfriend. Njyewe icyo gihe I was confused. Ntabwo nari nzi icyo ndicyo, cyangwa se ntabwo nari ntakamenya what's going on. Ntabwo nari nzi ibintu biri kujya imbere. Wigeze ugira feelings zo gushaka umukopine? Ni ukuvuga njye icyo gihe muri feelings zanjye zari difference. Numvaga ndi kugira feelings z'umusore. Ni ukuvuga njyewe muri icyo gihe aho kugira ngo ngire feelings z'umukobwa, numvaga ndi kugira feelings z'umusore. Kandi nta muntu nari mfite nabibwira ngo abyumve. Ahubwo naribazaga icyo gihe n'ibiki biri kujya mbere, nari ndi mu ahantu nanjye ntazi ibiri kumbaho. Hari nk'umuhungu wo ku ishuri wigeze gukunda? Icyo gihe urumva bitangiye, natangiye kugira crush n'abasore twigana. Ni ukuvuga nkabona wenda nk'umusore mushyashya, cyangwa se nkabona hari uje, nkumva niwe akanyatira, nkumva ndamukunze. Kandi icyo gihe urumva navuga ko byari ibintu bitaramenyekana ku ishuri. Nanjye ubwanjye nari ntarakisobanukirwa, ntazi ibiri kumbaho, ntazi uwo ndiwe, ariko nkumva n'ubundi amarangamutima yanjye
feelings zanjye zose ziri kuza ku musore. ku basore Yeah. ngo nk'uwo musore ndumva ngize utubazo twinshi nk'uwo musore nk'iyo wamubonanaga n'undi mukopine yarashatse nka girlfriend wiyumvaga gute? Narafuhaga cyangwa se nkababara cyangwa se nkicuza icyatumye feti numvaga mfite muri ngewe ndi kwicuza uwo ndiwe. Yego. Nuko urangije secondaire? Ndangije secondaire. Maze kurangiza secondaire navuga ko ari bwo ubuzima bw'umwijima bwatangiye mu buzima bwanjye. Kuko icyo gihe natangiye kumenya noneho ibiri kujya mbere muri ngewe. Kuko uko imyaka yashiraga niko byarushagaho gukomera muri ngewe, niko narushagaho kumva biri kwiyongeraho kugabanuka. Noneho igihe kimwe ndabyibuka umuntu wa mbere yaranyandikiye kuri social media, aribwo nkigera kuri social media, akimbona foto zanjye uko nimeze, yahise ambonamo, ofete yahise ambaza ibyo nashakaga kumenya. Yego. Uwo muntu navuga ko yari azi ibyo arimo, wenda cyangwa se yarabitangiye mbere, ariko ngewe ntaramenya ikiri muri ngewe. Noneho wambonye post yanjye amenya icyo ndicyo. Wifotozaga umeze gute ku buryo bushobora gukurura undi muntu? Ibyari harimo caractère feministe cyane. Yego, feministe cyane, rero yahitaga imwereka uwo ndiwe. Ariko ngewe ntaramenya uwo ndiwe. Noneho abimbajije mba confused kuko ntabyo nari nzi. Ambajije role yanjye sinamenye ibyo ari byo byose, ntabyo nari nzi. Role like niba uri umugore cyangwa nimba uri umugore nimba uri umugabo, ntabyo nzi ibyo bintu uri kumbwira, urumva ntabyo nari nzi. Noneho nyuma nibwo yaje kubinsobanurira. Abinsobanuriye abimbwiye numva ngewe kote ndimo. Uri kuri kote? Numva ndi kuri kote yo kuba ndi umufeministe cyane. Kuko numvaga nkeneye boyfriend cyane kuruta uko nkeneye umeze nk'umukobwa cyangwa se umeze nk'umugore. Noneho numva ko ndi kuri kote yo ko nkeneye boyfriend. We yari kuyihe? We yari kuri kote nawe yari kuri kote yo gushaka girlfriend. Noneho icyo gihe abinsobanuriye, maze kumenya icyo ndicyo cyangwa se maze kumenya icyo ndi gushaka, navuga ko aribwo icyo gihe ubuzima nabutangiye. Noneho nshaka boyfriend. Kuko muri ngewe numvaga kuko nkeneye boyfriend, naramushatse ndamubona. Nari ko we yahise akubera boyfriend? Oya, we ntabwo yahise ambera we, kuko ntabwo nari muzi, nawe ntiyaranzi. Ahubwo ngewe nari nshaka uwo nabona nzi cyangwa se duhuye tukamenyana. Noneho icyo gihe ntangira ubwo buzima. Naje kujya muri relation cyangwa se kubona umuntu navuga ngo duhuza, njya muri relationship gutyo n'umusore mugenzi wanjye. Ndashaka kuduha first experience yawe. Ni ibintu urimo uratekereza? Ni ibintu wiyumvagamo ari kuri confusion? First experience yawe imeze gute? Ni ibintu niyumvagamo. Ntabwo ari ibintu navuga ngo byaraje gutyo, ahubwo ni ibintu, oya, ntabwo ari ibintu navuga narashutswe ngo nabyishoyemo. Ni ibintu muri ngewe numvaga koko ndi real, uwo ndiwe ari uwo ndiwe uwo munsi. Numvaga rero ko nari proud yabyo, kandi numvaga ari cyo kintu kima umunezero, ari cyo kintu numva ndicyo muri ngewe, kandi numva ariko naremwe. Numvaga ariko naremanywe, ofete ariko navutse. Kuko ntabwo ari ibintu nabyutse ngo ndabyihimbiye. Nk'uko nabivuze ko byatangiye, byagiye rero bikura
kandi uko bikura nkumva koko nta yindi choice mfite atari kujya muri ubwo buzima. nuko uhuye na boyfriend wa mbere like ubuzima bwose komeza. ubwo maze guhura na boyfriend wa mbere kuko bwari ubwo bwa mbere dutangiye, urumva nahise ko ntangira ubwo buzima. Numvaga ko ari byo bimpaye umunezero kandi I was happy. Nari nishimye pe. Nari nishimye. Urumva kubona umuntu wishimiye ukunze mwiza nawe agukunze, numvaga ko ari bwo buzima nkwiye kubamo kuko nari ndi gushaka ikintu cyama umunezero numvaga nkeneye. Rero navuga ko yari first experience yanjye, ariko naje kubimenyera kandi naje kumva ko ari bwo buzima bunyuze butuma mbasha kubaho. Icyo gihe rero cyose navuga ko muri ngewe nahise numva mbaye nyuzwe cyane, kuko mbere sinumvaga ko bishoboka ko nzamubona, ko nshobora kubona boyfriend, ariko maze kumubona nahise numva rero nyuzwe n'ubwo buzima. ndavuga ati uyu niwe ndiwe, ngomba kubaho uyu buzima. Kandi uko imyaka yashiraga narushagaho kubona n'abandi tumeze kimwe, n'abandi dusangiye ubwo buzima, tukagenda duhura ku ishuri. muri kaminuza icyo gihe ni ukuvuga ko nahise ko ntangira no kwiga kaminuza. Ariko nyiga navuga ko kuko nari natangiye no gukora, nabonye akazi ndi gukora, noneho njya kwiga muri kaminuza. Noneho ariko na hasiyo nagiyemo y'umuntu umwe yaje no kumfasha gukomeza kwiga. Noneho icyo gihe urumva muri universite aho nigaga naho twahuragayo n'abandi tumeze kimwe. Ubwo rero life iba iyo ngiyo, tugira inshuti bari muri ubwo buzima. Dutangura rero kujya tuba close cyane nabo bose dusangiye ubwo buzima. Tukajya mu mapati, tukajya mu ma anniversaire, tukagerageza kuba umwe hamwe, tukagira ama groupe yacu tubarizwamo, tukabasha kuba ahantu hose tugiye tukajyana. Tugatangira kujya muri out, tukajya mu maboîte atandukanye. Mu maboîte atandukanye niho hantu twashoboraga no kubona n'abandi, akaba yakubona muri boîte, mukaganira, mukamenyana ubwo buzima bwose, mukabasha gusharinga, no guhura mugahurira ahantu mu rugo rw'umuntu. urabona njya mbona bambaye amajipo, high heels, inzara bakoze makeup. warabikoze? Oya, ntago nigeze mbikora kuko ngewe rumva ntago nubwo nari namaze kwiyakira, ariko ntago numvaga nanone mfite kubihisha parce que ntago nshaka ko ari undi muntu ubibona, famille yanjye. Nanjye kwikubaza ntago nshaka ko babibona. Wenda nubwo hari utwo babonaga ya caractères, izo zo ntawe utarazibonaga. Ariko nanone mama yabibafataga gute? Wabwiye bari kumwe na mama? Yego, ni ukuvuga gute caractères zo n'ubundi ni ibintu bisanzwe. Ushaka kubyara umwana w'umusore afite caractères z'abakobwa. Bimutera ubwoba nk'umubyeyi? Ati mana yanjye ndarumva. Hari igihe bimutera ubwoba, ariko hari n'igihe avuga ati no, niko ameze, niko yavutse. Ariko nyine already baba bashyiraho akabazo, kuko avuga ati umwana w'umusore afite caractères z'abakobwa. Baba babibona. Kuko nk'icyo gihe bitangira ntibabuze kuba hari ibyo hari ibyo babonaga, n'abo muri famille hari ibyo babonaga. Ariko nanjye nageragezaga kubirwanya. Ntago nigeze ntekereza kushiraho kuvuga ngo ndambara high heels, ndambara
ndashiraho inzara nageragezaga kubihisha kuko muri icyo gihe cyose nubwo nashobora kubikora najyaga no gusenga najyaga no gusenga kumva udatewe ipfunwe no kwinjira muri church nta pfunwe nari numvaga ndi proud kandi naravugaga ko ngomba kubaho ubuzima ariko ubwo buzima buri privé ni ubuzima bwanjye bw'ibanga noneho ariko nzajya no gusenga ese mvuga tuvuge uwo nguwo wenda wagize iherezo rizima kuri umugabo turakubona wumvaga amaherezo araye muri icyo gihe wari urimo amaherezo kuko wari mu buzima umutima wawe wishimiye nibaza ko iyo uri muri krongenzi yakubwiraga ngo this is who you are nyine be proud this and this and this ariko nanone kuba warabibagaho ubihishe ni ikintu wumvaga nyine kikuremereye wumvaga nk'amaherezo yabyo azaba yayo amaherezo navuga ko ntabwo wayobonaga nabonaga yeah it's true ntabwo nayabonaga kuko ahubwo nabonaga hari ubwo buzima kandi hari abandi nabonaga bakuru kuri njyewe bari maye bashatse ni ukuvuga njyewe nari maze kugera ahantu mvuga ko ni ubuzima nzabamo ariko nkabaho n'ubundi buzima bw'abandi bantu basanzwe nkashaka kuko wabonaga ko hari bagenzi kuko hari abagenzi banjye nabonaga bafekinga bagashaka bakabyara bakagira umuryango kandi akakomeza muri bwa buzima ubwo rero nanjye numvaga ko ari ubwo buzima buzakomeza gutyo ubwo rero numva ko byari bimaze kuba ibintu biri normal numva nari maze kwakira ubwo buzima no kwiyakira ubwo buzima bumaze nk'igihe kingana gute ubuzima nabumazemo imyaka 6 imyaka 6 kuko byamfashe mfite imyaka 18 I was 18 nyinshi rero icyo gihe cyose imyaka 6 numvaga ko ari bwo buzima ariko mu gusohoka cyane kwa gusohoka tujya out duhura n'abantu benshi urumva icyo gihe uba watangiye kubona connection uba watangiye kubona abandi bantu uko imyaka yagendaga ishira nagendaga ndi out nkahura n'abandi bagenzi banjye ubwo abo bagenzi bawe nawe bakwereka hari ibyo bigiraho hari ibyo ufata ukavuga ati ibi nabikora ibi sinabikora bitewe kuko hari abo wasangaga bari ku rwego rwo hejuru urugero urumva nk'uwo wahuraga nawe ugasanga yaje yambaye high heels yambaye wig ukavuga ati ibyo wapi ntabwo ibi nabikora undi ugasanga we ni gentle ni umujene mwiza ukavuga ati aho uyu we ukumva murahise muba n'inshuti kuko ntabwo wabaga inshuti n'umuntu nkanjye ntabwo nashobora kuba n'inshuti n'umuntu wambara wig cyangwa umuntu wambara high heels ntabwo kuko umuntu ntabwo twashobora kugendana narebaga ba bantu bashobora kuba twaba inshuti ariko tukagenda ntihagire umenya abo turi bo ufite bashiki bawe nari mfite umwe mukuru yego ntabwo wigeze abibona wenda ababyeyi hari igihe bari mu mandazi ntabyo bamenya ariko nkatwe ikigero turimo nshobora kukurira nkakumenya mugenzi wawe ashobora kukurira akakumenya cyangwa se nka boyfriend yaraguhamagara kuri telefone mu ijoro mukavuga sinzi mwakundanaga nk'uko natwe dukundana n'abandi twarakundanaga yarabibonaga ariko akabigira ni ukuvuga ko byari ibanga abavandimwe barabibonaga ufite na sister wanjye yarabibonaga ariko ntabwo yari kubivuga byari ibanga ryanjye nawe yagerageje ariko ko yumvaga nawe yumvaga afite icyizere wenda ko igihe kimwe nzabireka rero twabaye inshuti cyane tuba close ahantu hose kuko no muri out twarasohokanaga kandi hari igihe twashobora gusohoka nasinze nanjye nkabasha kwirekura nkabyina nkamansura aho ngaho akabibona ko ndi kubyina nk'abakobwa ariko nyine yaragerageje kumpisha. That's a real sister. Yeah. Nuko
muri ubwo buzima waje kurangizamo amashuri, akazi, byose? ntabwo amashuri naje kuyarangiza. ntabwo naje Komereza inkuru. amashuri ntabwo naje kuyarangiza. ubwo niyo ni indi story ndaza ku buryo naje guhagarara. ariko ubwo urumva icyo gihe navuga ko nabayeho ndi muri universite. ubwo ubuzima bwari bukomeje bw'umwijima bwo kuba muri ubwo buzima bwo gusohoka. Iyo rero Imana igufiteho umugambi cyangwa se uri wa muntu wari used to be in church, uba utandukanye n'umuntu utarahageze. Nibaza ko ari nk'ijisho ry'Imana riguma kukumyaho. Ni ubuzima budasanzwe, ni ubuzima tuzi neza ko benshi hano hanze babuciyemo, banabubayemo cyangwa se banaburimo. kuko nkubajije gatoya, muri iyo groupe mwabanagamo ni hano mu Rwanda i Kigali? Yego. Ugereranyije bari abantu bangana gute? Twari benshi. Mwari benshi. Twari kandi abenshi ni urubyiruko. Yego. Mu bigaragara ni ibintu byeze kandi bihari. Yego, ni ibintu byeze kandi bihari kandi birushaho kuba byinshi. Nuva umubare urushaho kwiyongera w'abantu bari kubaho muri ubwo buzima. Kugira ngo rero ugaruke kuba umugabo nyamugabo, kugira ngo uhagarike ibyo bintu byose, uve mu buzima bw'umwijima, dushaka kutuganirize, uhere ati byagenze gutya bigenda gutya, wisanga uri uyu nguyu uyu munsi. Tubahe ikaze. Yego, murakoze. Ubwo buzima navuga ko bwari bumaze kuba ubuzima burushaho kwiyongera, kandi narushagaho gushaka n'inyungu iri muri ubwo buzima, kuko abenshi bajya muri ubutinganyi cyangwa se bajya kubaho ubwo buzima. Hari n'uwemera kububamo kubera amafaranga, hari atarabikuranye, nuva atarakuze muri we, anakunda n'abakobwa, ariko kubera ubuzima nubwo akunda abakobwa agahitamo no kujya kuba mu butinganyi, akaba nuva icyo gihe akaba ikirumira habiri, byose akabikora just kubera amafaranga. Ese amafaranga ava njya mbyibaza, kuko turabyumva cyane, like hari nk'ahantu mujya kuyatoragura, hari nk'ibintu mukora nyine like ava hekuze. Turabyumva, abagenzi bacu bari kubyumva, hatagira n'ubyumva agahita yiruka akajya kuyafata. Amafaranga aba ahari, ahubwo ni ukuvuga uko uyabona ni wowe. Navuga ko nawe urashora kuko ntabwo umuntu yaguha amafaranga nyine for free. Hari ikintu cya mbere, ni ukuvuga wowe iyo wiyemeje kubijyamo ushaka amafaranga, hari ibyo nawe ushora, hari uburyo ushobora kwiyemeza ukavuga ati ngomba kuba ndi umuntu uri smart, nsa neza, nimba ari kujya gym ukaba uri umutipe uri fit, ku buryo ushobora kwa-attractinga umuntu uwo ari we wese. Noneho wa muntu uri muri ubwo buzima w'umuge cyangwa se akunda abasore, iyo ubashe kumu-attractinga, iyo ubashije kumukurura, ya mafaranga ayafite arayaguha. So muri make ni ubuzima bw'uburaya nk'ubundi busanzwe? Ni ubuzima bw'uburaya, nk'uko nyine iyo wakunze umuntu uramwishyura mukishimana. Numvaga ari nka sosiyete iri ahantu, kuko baravuga ngo habamo amafaranga, cyangwa se nuko bitaramenyekana, hari bakeya wenda babikora. Numva ni nk'ahantu mugenda mukicara nk'ahantu cyangwa mugatonda nk'umurongo mugiye kuyafata nyine mu rwego rwo kubipromotinga, ntabwo nari nzi ko ari ukubikorera. Urumva ibyo ni ku ruhande rwawe, ariko hari n'ibindi biba biri public. Ushobora kwemera noneho nabwo kujya muri public, hari ama-organisation babaha amafaranga, ariko icyo gihe ntabwo ari umuntu wese upfa kujyamo, kuko hari nk'umuntu uba ushaka ko abikora biri private, biri ari we wenyine ubizi.
icyo gihe ntabwo yajya muri organisation y'ayo mafaranga. Organisation isaba ko wirekura, uho urirekura bakakubwira ibyo ushaka byose ukabikora. Hari ibyo bategekana byo gukora. Kandi urumva icyo gihe haba hari abantu benshi, bahura n'abantu benshi, ayo mafaranga rero bayaguha mwahuriye aho ngaho muri abantu benshi. Izo organisation zaba zigiyemo? Ntabwo nigeze nzijyamo kuko njyewe nari bwa buzima nihisha. Yego narihisha. Sinashobora no kujya ahantu hari abantu benshi cyane. N'amakamera. Hari n'amakamera. Nuko dukomeze ubwo rero ubwo buzima mva ko nari maze kugera kure, kandi none ntangiye kubona ko harimo inyungu, nari ntangiye kubona ko nshobora kubona amafaranga, nshobora kubona ibyangombwa nkajya hanze. Kamubaze gato, ni amafaranga angana iki wowe wabonaga? Kakazi wari gakomeje, ni amafaranga angana iki wabonaga ku buryo uvuga ati ubu ni bwo buzima? Njyewe amafaranga nabonaga, navuga ko byatirwaga n'umuntu turi kumwe. Ni nk'amafaranga angahe menshi wabonye wakuye muri ibyo bintu ku munsi? ntabwo ida ku munsi cyangwa se igihe kimwe ati hari igihe runaka nabonye amafaranga. Njyewe ku giti cyane navuga ko ntabwo yari amafaranga uvuga ngo ari fixe, kuko nabaga ari umuntu twagiye muri relationship, nimba ari umuzungu, nimba ari umuntu ari we wese, urumva bitewe n'uko tubanye, bitewe n'uko tumaranye igihe, ntabwo iyo nagiraga ikibazo nibwo nashaka kumwaka amafaranga akayampa. Nimba ari ikibazo cyo ku ishuri akampa amafaranga akayanyohereza, nimba ari ikibazo kindi cyo mu buzima busanzwe nkamubwira ati wampaye amafaranga nayo akayampa. Rero urumva twabashaga kuba turi in touch cyane kugeza ubwo mbasha kumwaka ikintu cyose nk'umuntu turi muri relationship. Nk'uko iyo ufite umukunzi umubwira ikibazo akakigufasha. Yego. Rero icyo gihe cyose navuga ko nari maze kubona ko ari bwo buzima, kandi ndi kubasha kuba muri relationship neza. Rero iyo myaka yose numvaga ko ubu buzima ntagomba kubuvamo, kandi nahoraga muri njyewe numva ko ejo n'ejo bundi hazaza n'undi muntu urenze, tuzabasha noneho kugera kure y'aho twari turi. Ariko ntawe mwigeze muhura akakubwira ko ashaka ko mukora mariage muba nk'umugore, kuko nyambona banakora ubukwe bakabana? Njyewe navuga ko ni just impeta niyo nambaye. Wambaye impeta? Niyo nambaye. Cyane biri privé byaje kuba public ariko? Urumva nayambariye muri turi kumwe njye nawe, turi muri restaurant ahantu, ariko yari ari njye nawe, kandi icyo gihe yari isezerano ryanjye nawe tugiranye. It's a promise ring. Yari promise rings yuko tutazigera duhemukirana. Rero navuga ko nari maze kugera ahantu nanjye numva ko ndanyuzwe. N'ubukwe wawe wabukora? Ntabwo nigeze ntekereza ko ubukwe bwo nabukora kubera umuryango. Ntabwo nigeze mbitekereza, ariko kwari ugufata just promise, ariko ari ibintu biri private yanjye nawe. Rero icyo gihe cyose mbaho ubwo buzima, kandi numva ko nzajya no gusenga. Ufite urumva ntabwo, nubwo hari igihe cyageraga nkamara igihe kinini ntajyayo, ariko hari igihe nongeraga numva ndushe cyane, ndemerewe, numva byabaye too much, nkavuga ati kanjye kuruhuka mu rusengero mbase numve ko naruhuka. Rero iyo myaka yose nyibamo, kandi nkajya no gusenga. Rero njyewe navuga ko Kristo aho yamfatiye mu rusengero, kuko iyo nza kuba ntasenga nari kubugumamo. Iyo nza kuba wenda ntajya gusenga n'ubundi nari gukomeza nkigumira muri ubwo buzima, ariko narakoraga ibyo byose, ariko nkakigira umunsi umwe nvuga ati uyu munsi ngomba kujya gusenga.
nari maze igihe kinini najya gusenga uyu munsi reka njyeyo ariko uko ujyayo wowe ushaka kujyayo uzi ko ari ibintu bisanzwe kuko hari n'igihe najyagaho nahurira n'inshuti zanjye dusanzwe duhurira muri bwa buzima ugahura n'umwe anaririmba ari muri worship team bavuga ati wa mugenzi wanjye burya aba no muri worship team. Bya bintu biri normal. Bya bintu biri normal wakorera Imana waba mu protocole mwiza kandi ukanabaho ubwo buzima bwawe buri private. Ubwo rero icyo gihe numva ko ngomba kujya njya no gusenga byose. Kandi ndibuka ko njyayo hari ukuntu wowe uba wumvaga muri njye nicira urubanza ariko mbonye abandi babyakiriye hahandi yumva ko we nta kibazo ko ashaka kubaho ubwo buzima akanasenga akanaririmba nanjye nageze aho ngaho numva ni ibintu bisanzwe noneho ngomba kubikora byose. Noneho muri icyo gihe mbasha kubikora byose ndabivanga ariko nanone uko nabifuzaga ndibuka umuntu umwe yaramaze meme no muri famille yanjye mama wanjye yaramaze kubona nyine kuko najyaga mu kabari icyo gihe nkataha bukeye noneho rimwe arambwira ati ariko ugomba gufata umwanzuro ukamisa kamwe ari mama nimba usenga jya gusenga nimba uri kujya mu kabari guma mu kabari kuko yari amaze kubona nawe biri kumucanga naraye mu kabari ejo nkajya akabona mfashe Bibiliya ngiye gusenga. Rero ubwo nanjye ntangira kwitekerezaho kuko nabonaga ntashaka kumesa kamwe ariko nkavuga ati nanone nijya muri ubu buzima bwonyine gusa ntasenga bishobora noneho kuba bishobora kurenga bikaba byinshi cyane kuko ni ibintu uba uvuga ati nubwo ndi muri ubu buzima nubwo ndi gay nubwo ndi umuge ariko ngomba kubibalansa. Ubwo rero Kristo uko narushagaho gusenga numvaga muri njyewe nanone ntazabona izindi nshuti zitariho muri ubwo buzima. Niyo nahuraga nazo nabaga bored nabaga nyine mbangamiwe cyane tudahuje ibiganiro tudahuje imico tudahuje ni ukuvuga nkumva ahantu numva ndi gufitinga ni muri ba bagenzi banjye kandi nanone nkabona sinzabasha kubivamo ntabarekuye nanjye bwanjye sinzabasha gukira ntarekuye ibyo bintu byose n'abo bantu. Wabivuyemo gute rero? Uko naje rero gufata umwanzuro navuga ko igihe cyarageze ama relationship yose ndi kujyamo agapfa abantu bose nkashiduka nyine ntawe tukiri kumwe. Ubona biterwa n'iki? Navuga ko icyabiteraga naje gusanga ntago ari nta rukundo nabonaga. Niwe wabyicaga cyangwa cyari igihe cy'Imana? No kuvuga impamvu navuga ko nta rukundo nabonaga muri relationship. Ni uvuga umuntu wese twashobora kujya muri relationship yahitaga ko agenda ko ari gukora ibyo akigenda kandi njyewe nashakaga urukundo mukundane. Noneho niyo relationship nayijyamo nkayivamo mbabaye. Ni ukuvuga nkavanamo ibikomere noneho nimba ari n'umuntu mwari mumaranye igihe waramaze kumwishyiramo yagenda ukababara ntangira kubona ibibi biri muri ubwo buzima. Noneho hari nuko ushaka kubona umumaranye n'umuntu igihe ndibuka hari umujene umwe umusore umwe twigeze gukundana nk'amezi 4 navuga ko yari umuntu nari namaze kumwishyira mu ngewe ubwanjye ariko we navuga ko yambeshyaga ariko anyereka ko turi kumwe. So noneho ntekereje igihe twamaranye havinga sex turi kumwe numva icyo kintu kirankomeretsa
kuko natekereje ayo mezi yose twamaranye nsanga ni ubusa ni uvuga nsanga nyine nataye umwanya kuko ntabwo uwo muntu n'ubundi turi kumwe yaragiye. Noneho nsanga ko we ni ukubeshya ni ukukubeshya akakubeshya ko agukunze ariko wenda afite icyo agushakaho cyangwa se ari rwa rukundo rw'agahararo, noneho byashira ukamubura akakuburoka ntimwongeye kuvugana. Izo relationship rero zose zagiye zinkomeretsa, noneho ntangira gutekereza ko ibi bintu amaherezo yabyo ni ayahe, ko mbona njya muri relationship zikavamo ejo bikaza bikagenda. Gusa igihe cyaje kugera nanjye noneho mpagarika relationship. None ndavuga ati relationship tuzireke, ibintu byo kubeshyanya tuvuga ngo relationship reka bibe fuck and go, uze duhavinge sex uceho nanjye ngende, niba duhuriye ahantu birangire aho ngaho. Noneho ubwo buzima nabwo bwaje kuba too much, noneho numva nanone kuko nashakaga njyewe umuntu turi kumwe ari umwe, numva nanone sinzabasha kubisuporta kubifata ngo bimanaginge. Ubwo rero igihe kimwe naje kubloka ibintu byose, nkuraho telefone, nkuraho ahantu ndabura, navuga ndihisha. Amashuri yo yari amaze guhagarara icyo gihe, nari namaze kuyahagarika kuko relationship already nazo zari zahagaze, ari nabo banyishyuriraga, numva byari byamaze guhagarara. Noneho mbonye ko ariko mu rugo ntabwo hari ubushobozi bwo kwishyura, ntabwo bwari buhari kuko hari n'ababikora nyamara nabwo buhari. Oya, njye ntabwo bwari buhari, ahubwo icyo gihe nahise ko mvuga ati ngiye guhagarika ibintu byose, telefone, ibintu byose mbure. Icyo gihe bitewe na depression, yari depression ya relationship zapfaga, depression yo ko nanone ntari bubone umuntu nifuza ngo dusubire muri relationship, na ya depression yo ko uhora uri muri fuck and go, ubona abantu babaye benshi. Ubwo rero iyo depression naje kuyibamo, numva sinshaka no kuva mu nzu, mbaho nabaye nk'amezi 4 ntasohoka, nirirwa mu nzu ntasohoka, nta na telefone, nta muntu ushaka kuvugana nawe. Icyo gihe cyose nta yindi effect bigira, bishobora kuba byakwangiza mu bwonko, mu mubiri, mu biki, ku buryo nabyo byari ibintu byari kuba byagutera nko kumva umeze nabi, cyangwa se atari ukuvuga ngo ni depression gusa. Nyuma y'ibyo afite depression niho navuga ko niho bitangira kuba byinshi. Rero muri icyo gihe utabashe kubona umuntu cyangwa se utabashe kubona ubutabazi, niho bishobora kukwangiriza ubwonko no kwiyahura, no kwigeza kubigerageza. Ntabwo nigeze ngewe ngerageza icyo kintu cyo kwiyahura, kuko ahubwo nahoranaga muri iyo depression yanjye, nahoraga ndi mu gahinda, nka rwose nijoro ntabwo nabara amarira nariraga, ariko ntafite uwo nayabwira. Uyarizwa n'abakwanze cyangwa uyarizwa n'ibintu wahozemo? Narizwaga n'ubwo buzima wabayemo imyaka 6, nkarizwa nako ntazi uko bwaje n'uko buzagenda. Holy Spirit yaratangiye gusura. Ni uvuga ubwo buzima nabonaga, navuga ko bwarambabazaga sometimes, kuko nabonaga nanone ntafite umuntu ndi bubwire, kuko muri icyo gihe cyose nta muntu nari mfite, ntabwo nari naba open yo kugira umuntu mbibwira, numva byakomezaga kuguma muri njyewe. Umaze igihe kingana gute ufungiranye umwaka? Nameze amezi 4 nifungiranye. Mu rugo bakubonaga tugasista ukuzi? Bo bari baramaze kuyoberwa ibyabaye, nyine batazi what's going on, ni ibiki bijya mbere, noneho yabaye iki, yarahangayitse. Ukavuga ko wabaye iki, ko ataranazi ubuzima wahoragamo?
uretse ko ababyeyi bacu twaranabarenganya hari n'ibyo batazi ibyo twiriwemo ntabwo baba babizi kandi urumva we yarabibonaga akibaza icyo nabaye ariko ntabwo ari kumenya ubwo buzima yabona urya ukaryama akifutse yabona nariye naryamye ibyo nyine ubwo igihe nikigera azakira kuko navuga ko nari meze nk'umuntu nyine uri muri ubwo buzima nari meze nk'umuntu ufungiranye ahantu rero icyo gihe cyose muri njyewe natangiye kumva ndi gushaka umuti w'uko ndi buve muri iyo depression kandi nanone nkabona around nta muntu ndi bubashe kubwira ngo anyumve uwo ndi bubwire wo kuva muri depression cyangwa wo kuva no muri ubwo butinganyi umva gushaka gukira depression gusa numvaga nta muntu ndi bubwire ubwo buzima bw'ubutinganyi cyangwa se ubwo buzima nabayemo nkora ibyo byaha ko ari bunyumve nimba imubwira aranshira urubanza nimba imubwira arashobora no kundekura akambwira ati reka bise akumva ntabwo uri umuntu ntabwo uri umuntu nk'abandi akagushyira ku ruhande ibyo byose rero bituma niheza muri njyewe nawe ati reka mbigumane ngume muri ubu buzima igihe nikigera ubwo Imana niyo ifite uko izabigenza icyo gihe cyose ntabwo nashobora gusohoka ariko igihe kimwe navuga ko kuko nari maze kubona bya bintu byose nabayemo umunsi umwe nsanga navuga ko ni nko gusubiza amaso inyuma ndareba ubuzima nabayemo ndeba ibyo nirukiye amashuri kuvuga ngo relationship meme na babandi bose twahuye tukahavinga fans ndavuga se bari hehe ntangira kubitekerezaho nabonaga ntabahari za nshuti nabona se ziri hehe ntazihari zimwe twajyanaga muri boîte ntazihari ntangira kwiga kubaho ndi njyenyine numva nta nshuti nshaka numva noneho nta wundi muntu nkeneye ko tuba inshuti icyo gihe naje gutangira gusohoka noneho ndavuga ati ndibuka ko ahantu hambere natekereje nahise numva noneho nshaka kujya gusenga njya gusenga hafi aho ngaho no mu rugo hafi kuko sinashaka kujya ahantu kure nashaka kujya ahantu hafi mve gusenga njya mu rugo mve gusenga njya mu rugo icyo gihe rero naje kubaho igihe nabwo njya gusenga nkava gusenga nkajya mu rugo nkaryama nkarya ari ubwo buzima nabwo mbayeho mara nk'amezi abiri ari bwo buzima mbayeho njya gusenga nkataha nkarya nkaryama navuga ko muri icyo gihe nibwo naje kumva noneho ntangiye kwakira ubundi buzima numva nshaka kubaho ubundi buzima kuko sinumvaga nshaka kuba hanze ngo nongere nsubire hanze njye muri bwa buzima nabaye mama yavugaga nguhitemo noneho icyo gihe cyose ndi kujya gusenga nibwo naje muri njyewe kumva ufite nibazaga ubu buzima wenda nabayemo ndi no ku rusengero nkibaza se birashoboka ko nakira nkahinduka undi muntu kuko numvaga nanone bitoroshye numvaga ari ibintu ari bisaba kurwana ari bisaba kwemera nyine kwitandukanya n'ubwo buzima bwose icyo gihe rero nibwo naje guhura na Kristo numva muri njyewe nshaka kwakira Kristo. Harashize igihe kingana gute? Hari hashize amezi abiri. Ujya mu rusengero nkataha nkajya mu rusengero nkataha nkajya mu rusengero nkataha kandi icyo gihe nabwo uzi icyo wakiriye. Yego kandi icyo gihe nabwo nava gusenga nuva nta wundi muntu ashaka kwita ndeba nava gusenga nsohoka nta muntu ashaka ko amenya ibyanjye.
noneho icyo gihe muri njyewe numva umutima wanciraga urubanza kandi numvaga muri njyewe hari umuntu nshobora kubwira ntanyumve ariko nkumva nanone hari undi muntu ushobora kunyumva kuruta uko undi yanyumva. Icyo gihe cyose rero maze kuvuga ko ubuzima bwanjye ngiye kubaho undi muntu byari ibintu bikomeye kuri njyewe kuko nari mfite experience ya Kristo. Nari mfite experience, hari ibintu byinshi nibazaga noneho ninakira Kristo biragenda bite, ese ninakira Kristo bwa buzima bwose ya struggle zose nzabasha kuzihanganira, ya majwi uzabasha kubaho ubwo buzima. Wa muntu bari bazi ati uyu muntu azabasha kubaho ubuzima, azabasha kubaho ubuzima. Ubwo urumva ko nabwo nagize natangiye kwibaza ibibazo byinshi, ya majwi aba menshi nabwo. Kibaza ko niwakira Kristo ushobora kuzamubeshya ugasubirayo, nkasubirayo. Ese ninakira Kristo bikongera bikaba ibibazo bigakomera, nzasubirayo. Niwakira Kristo ukabura ibyo ushaka kuri Kristo, kuko ntabwo ibyo ushaka byose uzabibona, uzasubira muri bwa buzima. Icyo gihe rero nabwo nsa nk'ubiretse, ndavuga ntabwo numva nyine. Nyuma y'amezi abiri ufuje kujya kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, amajwi arakubwira ati uramutse ugiyeyo ukabura ibyo wari urimo cyangwa se ukagenda ukagaruka, ufata umwanzuro wo kuba uretse kujyayo? Mfata umwanzuro wo kuba ndetse ndongera ndabireka. Ndavuga ati ndumva ntaraba ready, kuko uyu Kristo ushaka kwemera ko nari muzi, kuko njyewe mu bintu naravuga ati nanone niharamuka hateye ubundi buzima bukomeye cyangwa se ibindi bintu bizasubiza muri bwa buzima, nzajya njye kuzana andi, nzajya njye gushaka amafaranga, nzajya njye mu zindi nzira. Ndavuga ati kambe ndetse ndongera ndabireka, nkomeza nanone ariko kujya njya gusenga. Noneho ndavuga ati igihe nikigera ubwo ndumva ndi ready, noneho nibwo nzamwakira. Icyo gihe cyose njya gusenga nabonaga abantu, nkavuga ati birashoboka ko birashoboka ko abo bantu turi kumwe batanyumva, ariko hari umuntu nabwira basa akanyumva. Naje kureba umwe mu bantu aho ngaho, kuko icyo gihe ndibuka ko nahise njoyininga serire yo church, Imana cyane. Ntangira kuyegera, ndavuga ati kanjye njye muri serire yabo, njye guterana nabo aho hafi aho dutuye mu rugo. Noneho njya muri serire famiye yabo yateranaga, ninjiye mbona baranyakiriye. Banyakiriye ntabwo ushaka kumva uburyo numvishije nanjye muri njyewe, nsa nkaho mbonye abandi bantu bashyashya batandukanye nabo nari ndimo. Yego. Noneho mbona harimo abajene, mbona harimo abamama, harimo abapapa, harimo ingeri zose n'umuryango, ni famiye. Muri njye numvise ijwi imbwira ngo ubonye indi famiye, ubonye abandi bantu batandukanye nabo wari urimo. Nkomeza kujyayo, ndabakunda cyane, noneho nkajya njyayo buri munsi, nkaba nzi ko ngomba kujya muri serire, ariko ntarakizwa. Noneho nako nakomeje kujya gusenga. Igihe kimwe noneho nza gufata umwanzuro wo kujya kwiga classes. Ndajya kwiga, haba inyigisho aho hantu nsengera, njya kwiga ama classes yaho. Muri classes navuga ko ariho hantu nafatiwe, niho nabohokewe, niho Kristo yamfatiye, niho muri njyewe numvishije noneho
ububi bwanjye bwose ko ndi umunyabyaha, numva ari we muntu nshobora guha ubwo buzima, akabasha kumbohora. Noneho icyo gihe cyose ntabwo nari ntaratangura kuvuga ngo ndafata telefone ndajya kuri telefone, kuko nari ngifite ubwoba bw'uko nshobora gusubirayo nkahurayo n'aba bantu na bya bintu. Icyo gihe cyose nakimaze ntabwo nafite telefone. Abantu bambonaga ntabwo bo byarabacangaga, kibaza si umutwe iki nyine, ntabwo bari bazi ibyo ndi kurwana nabyo. Mbaho icyo gihe ndi muri classes, niga class 1, niga class 2, ndangije class 1 nibwo nakiriye agakiza, maze kumenya agakiza icyo ari cyo, maze kumenya n'impamvu ki umuntu akizwa. Noneho ndangije class 1 nemera kwakira Kristo nk'umukiza mu bugingo bwanjye. Amen. Ndamwakira, maze kumwakira amarira, nari mfite agahinda kenshi. Ndanashima Imana ko mu byo nakize agahinda. Nari mfite agahinda, ariko uko narushaga kwegera Imana yagiye irushaho kunyomora, inyomora ibikomere byose nari mfite, kuko muri ubwo buzima habamo guhemukirwa, habamo gukubitwa, kuko I remember hari nk'igihe ushobora guteza umuntu fire bitewe n'ibyo mwavuganye akagukubita. Urumva ibyo bikomere byose, gukubitwa, guhemukirwa, no guhohoterwa bibamo, kuko hari n'umuntu rwose ushobora kujya kureba akaguhohotera mutari mwabyemeranyije ko muhavinga sex, ariko akaguhohotera akagufata ku ngufu kuko ntabwo waje ubyiteguye. Ibyo bikomere byose rero nayaje byose nari mfite, kuko numvaga ndemerewe cyane, mbitura uwo mugabo bita Kristo. Arambohora kandi amakubabarira, kuko hari n'abagiye bampemukira. Muri njye numva ndabohotse, ntanga imbabazi, numva naba bantu nari nariziritse, abantu bari barampemukiye bose ndabarekura, ntangira ubuzima bushyashya. Nkomeza ubwo. Noneho icyo gihe cyose ngeze muri class ya 3 ndi kwiga, ndibuka ko icyo gihe naje kugira ikintu gikomeye kuri njyewe, menya ikintu gikomeye ku buzima bwanjye, ariko nkomeza kwizera Imana. Nakomeje kwizera Imana kuko nari maze kumenya ko nanduye, kandi numva icyo gihe nari ngeze ahantu hakomeye, kuko nari maze kwiga, maze gukomera, ubuzima narabwakiriye, ariko menye icyo kintu numva gisa nk'ikinshubije muri bwa buzima. Ndavuga ati kwereka ibi bintu bibaye, ngeze muri aha hantu numva maze gukomera mu gakiza, maze kwiga, maze kumenya Kristo, ariko amajwi yarambwiraga ko ufite uri kurushwa n'ubusa, ibyo uri kwiga byararangiye, wisamye wasandaye wasubira muri bwa buzima n'ubundi wabayemo, nta kintu uri kuruhira. Nanjye ntangira kumva koko ntacyo ndi kuruhira. Wamugani se ko nyijijwe, ariko namenya ko nanduye, biratanga iki? Muri njyewe numva biranze. Icyo gihe namaze igihe kinini ntajya kwiga, classes nari kujya ndahagarara, ndavuga ati ngiye kuba mpagaze, kuko namenye ikintu gikomeye ku buzima bwanjye, kandi nari ntarabyakira. Namaze kubyakira hashize nk'ukwezi, ukwezi gushize nibwo nabyakiriye,
noneho ndavuga ati kanangire gufata imiti. Maze gufata imiti njya kwa muganga amubwira ati ngaho mumpe imiti, ndatangira ndayinywa, noneho numva nkwiye no gukomeza kwiga. Nsubira kwiga classes, noneho njya no ku miti nkajya nkanywa umuti kuko uba ufite umunsi uwunywa ugasubira no kwiga. Noneho ndi muri classes ubwo ndi ku miti nabwo amajwi yari menshi, ariko uri ku miti ntabwo uzakira, ni indwara idakira, uzabana nayo. Nyuma ndushaho kumva muri njyewe biri gukomera, ariko hamwe no kuba mu rusengero no gusenga nkumva nyine nkakomera, nubwo bitari byoroshye ariko ndakomera, nkomeza kujyayo. Ndangije kwiga classes kuko icyo gihe ndabyibuka nta muntu uri no gushobora kubibwira, nta muntu ugize mbibwira. Ndarangiza kwiga nta muntu mbibwiye, ari njyewe n'ubundi uri kunywa imiti, kuko sinari no kujya kubwira umuntu ngo oya. Nakomeje mu muti wanjye, nta muntu ugomba kubwira ibyo bintu. Turangije kwiga classes nkora graduation. Maze gukora graduation nibwo twaje kugira process ya deliverance, kuko iyo urangije kwiga classes nibwo utangura gukorerwa deliverance. Noneho muri deliverance baguha form wuzuza, baje ku form 1 ndayuzuza. Maze kuyuzuza mvuga ubuzima bwanjye bwose, kandi numvaga ntacyo ndi buhishe. Icyo gihe nari namaze kubohoka, ndavuga ati form 1 igomba kuvuga ubuzima bwose. Ndabuvuga, bampa umuntu umfasha muri deliverance. Navuga ko uwo muntu ari we wambereye ikiraro, n'umupapa. Yampaye ubuzima, aramfasha, aranyakira, ambera byose. Navuga ko ari we muntu watumye numva ubuzima bwanjye bukwiye kongera kubaho, kuko yarambwiye ngo afata, yampaye Bible. Nimara kumubwira that's life, yampaye Bible. Arambwira ngo nakaguhaye amafaranga kuko ariyo washakaga, ariko sindi buyaguhe, ahubwo ngiye kuguha Bible, ari izakubera ubuzima. Amen. Icyo gihe nari nkeneye amafaranga, ariko Bible. Amaze kumpa Bible, arambwira ngo iyi Bible irimo byose. Irimo ubuzima, irimo gukira indwara zose, irimo byose. Nuyifata uzahabonera ubuzima muri iyi Bible. Ayimpaye narayifashe, ndamubwira ati true, harimo ubuzima. Ati yego burimo, ati wowe nuyifata uzabaho kandi uzabaho neza. Yego. Ndayifata, ariko kuko nk'uko yabivuze ntabwo nabibonaga nanjye, nabyo nabonaga. Icyo gihe yagerageje kumfasha mu byo ashoboye, kuko ndibuka ko mu kwitandukanya hari ibyo twari twaramaze kwitandukanya nabyo. Yego. Rero mu gutangira icyo gihe niwe muntu navuga ngo wabashije kumpa iby'ibanze yabonaga nkeneye. Abasha kumfasha muri bikeya, imyenda, ubuzima, akamfasha ati ikintu cyose uzajya ukenera ujye umbwira, nimba ari n'amafaranga umbwire, ukeneye ujye yambwira nyaguye, akayama, kandi nta yindi nyungu ntanegerejeho. Niho naje kubona ko mu nzu y'Imana ariho hantu hari abantu b'ukuri, b'inshuti.
kuko hanze ho ni manguhe, yego uramuha nawe aguhe, nta cy'ubuntu kiri hanze. Ariko mu nzu y'Imana ho naje kuhabonera abantu bagukunda, akagufasha adagutegerejeho indi nyungu, we azi Imana akorera, akemera kugufasha nta yindi nyungu agushakaho. yego Niho rero naje kubonera diferanse iri hagati ya hanze no mu nzu y'Imana. yego Rero icyo gihe cyose naje kumva noneho mfite abantu iruhande rwanjye, mfite umuntu wanyakiriye akabasha no kunyumva, noneho nanjye muri njyewe numva ko ariho ubuzima bwanjye buzakirira. Bya bindi byose ya majwi yose ndayacecekesha, amen ya majwi yose ndayacecekesha, natura kubaho, nzabaho kandi nzavuga Imana. uzabaho kandi uzavuga Imana. Nicyo kintu Amen. navuga ko cyankomeje, numvaga ko nzabaho nkavuga Imana, kandi numva nanone sinzaberaho gusa ngo nemere ko hari upfa nk'uko nari ngiye gupfa. amen Numva ko hari uwo nzarokora. Byari ibintu bikomeye, ariko hamwe no kwegera Imana no gusenga, naje kumva ubuzima bwanjye bugarutse, naje kumva ubuzima bwongeye kubaho, nongera muri njye numva nongeye kwakira ubundi buzima, ngiye kubaho ubundi buzima butandukanye n'ubwo nari mbayeho mbere. Ndatangira rero urwo rugendo, uko turi muri deliverance, naje kugira umunsi umwe baguha iminsi 3 yo kwiyiriza ubusa yego no gusenga uri mu cyumba wenyine. Naje gufata iyo minsi 3 njya nanjye mu cyumba ndifungirana, ba mu rugo rw'umuntu ahantu ntari nzi, bambwira ati aha hantu niho tuguhaye, niho uzaba uri muri iyo minsi 3. Njyamo ndasenga. Icyo gihe cyose navuga ko niho naje kwakira ubwo buzima bwo ko ngiye kongera kubaho kandi nkaba. Nikiva aho nyihasohoka, nahakuye imbaraga zo kunesha bya bindi byose, zo kumva ko nubwo nanduye HIV ariko ngomba kubaho kandi nkabaho neza. Ubwo rero icyo gihe cyose maze gusohoka muri ayo masengesho, navuga ko nahakuye izindi mbaraga, kandi mpakura kumva ko muri njyewe ni urugendo ngiye gutangira rushyashya, rutari rworoshye, ariko ndavuga ati ko ngomba kurubamo, kandi hagira abantu bamfasha. Bamwe mu bo twakuranye muri ubwo buzima bwo kuri deliverance, nibwo numvaga ko aribo bantu nzabasha kuba in touch nabo cyane. Rero icyo gihe cyose naje kubaho ndi muri ubwo buzima bwo kuba delivered, kuko n'ubundi deliverance yanjye yari deliverance itoroshye. yego Ntabwo yari deliverance nk'iz'abandi, njyewe yafashe igihe kinini, kuko abandi bayirangije vuba, ariko njyewe nkomeza kuyibamo, kuko na stage ya mbere yari ikomeye, kuko kurekura ba bantu, hari imyuka narwanaga nayo, hari abasore b'ijoro narwanaga nabo. Abo bantu bose barazaga muri iryo joro, urumva nagombaga guhaguruka nkabisengera, kandi nkahora ndwana umunsi ku wundi. Kuko ndabyibuka ko nkimara no kuba delivered ku kintu cyo kumva ko ngomba kwitandukanya n'ibintu byose, naje kwitandukanya n'abantu bose n'inshuti zose. Ntago navuga ngo byari byoroshye, ariko nabonaga ari wo muti wo gukira kwanjye. yego Kuko ntago ntari gufasha gukira ntaritandukanya n'ikintu cyose kimuza n'ubwo buzima. amen Rero nyuma y'aho ngaho
naje gusubira kuri social media nsubira mbona maze WhatsApp, gufata reference umva nta kintu numva ukubwiye. nta kibazo, Yego. mbona WhatsApp nsubira kuri WhatsApp nsubira ahantu hose. Noneho ntekereza n'ikintu nakora kuko numvaga nshaka noneho ubuzima buri private bufatika bufatika. bitumvikana. Numvaga nshaka ubuzima buri private kandi ubuzima nzabasha ngewe muri ngewe nta muntu uzaza ngo ambwire ngo ukora iki kugira ngo uhe iki. Numvaga ari bwo buzima ndi gusaba Imana. Numvaga nshaka ubwo buzima buri private. Noneho ntekereza ikintu nakora nkakishaka ariko nkabona sindi bubone capital. Yego. Ndavuga ati reka nshaka ikintu reka nshaka akazi, ako kazi wenda nyuma ariko nzashaka ikintu nakora. Navuga ko ubwo buzima aho ngaho niho naje gutangirira gukira muri ngewe. Yego. Naje gutangira gukira, none numva ko ngomba kubaho ubuzima bundi nk'ubundi busanzwe. Uza kubona icyo gukora? Ego, naje kubona icyo gukora. Naje kubona company nkoramo ibijyanye na hospitality, kwakira abantu, ndabikora. Noneho igihe kigeze muri ngiye nkumva nshaka kubyikorera. Ariko icyo gihe narabibonaga nkavuga se ibi bintu ubundi ngewe ntabwo nabikora. Yego. Ko maze igihe kinini nashaka ikintu nakora, ibi sinabikora. Nibwo naje kugira icyo gitekerezo cy'uko nabikora. Ati noneho nanjye birashoboka ko bwa buzima nashaka ko buri private nabasha kwikorera ku giti cyanjye. Nibwo naje gufungura company yanjye ikora ibijyanye na hospitality. Ndayifungura, maze kuyifungura Imana imperamo umugisha. Amen. Kuko narayibwiraga Mana, noneho ni wowe wenyine mfite. Yego. Ni wowe wenyine mfite. Numvaga ko ibintu byose nabirekuye ku bwawe. Noneho ni wowe wenyine mfite. Ndwanirira muri iyi careers ninjiyemo ubashe kumperamo umugisha. Amen. Icyo gihe nshaka kubaza se capital wayikuye he? Capital wayikuye he? Ko Ntabwo wakoraga wacitse Imana ukagenda ukagaruka. capital ntago navuga ngo nacitse Imana ngo ngende nyishakishe ku ruhande. Wayifashe. Nayifashe nyifashe. Kandi numvaga hari muri ngewe ndibuka nkimara kumva nshaka kubikora. Icyo gihe ndibuka ko turi ku rusengero, umupasiteri umwe yaravuze ngo bamwe muri mwe mugiye gufungura company mudafite na capital. Wow. Icyo gihe narakoraga muri izo company zindi z'abandi. Noneho ndavuga mwe muri mwe mugiye, kandi icyo gihe nafite iki gitekerezo cyo gufungura company. Rero That was good. ndahamya neza ko ari Imana. Kuko icyo gihe naje kubona umukiriya, umugeni akazi, avuga ati ko nshaka kuguha nani service ukazadufasha muri service muca ngahe. Ndambwira ati naya ngaya. Ati namubwira 200,000. Ati none ndashaka kuguha avance mukazadukorera. Yampaye 100,000 icyo gihe. Before. Amaze kumpa 100,000, bya 100,000 kirima narabibonye ndavuga ati 100,000 ariyo capital. Ntabwo 100,000 ari byo, ni ibya capital ngiye kubiguramo ibikoresho by'ibanze bikenewe kugira ngo dukore service muri ubwo bukwe. Byari ibintu byoroheje, ndagira ngo ibintu bishoboka bihura n'ayo mafaranga 100,000. Nkimara kubigura rero nahise ko ntangira. Abantu bo ntabwo nari kubabura, abantu twakoranaga, abajene twakoranaga, nahise mbabwira ati se ko hari ikiraka nabonye nimwaza tugakora. Baraza turakora, tubona ikiraka cya mbere kirarangiye. Nkimara gukora ikiraka cya mbere nahise ko numva ko noneho ariyo go ahead ntanguye
kampani byarangiye. Kuva icyo gihe rero sinongeye gukorera undi muntu. Kuva uyu munsi navuga ngo Imana yagiye iprovidinga, Imana yagiye inca inzira, Imana yagiye impahuza n'abantu. Ariko bamwe mu bantu navuga ko yampaye b'umumaro ni abantu nagiye mpura nabo kuri church. Ni abantu navuga ko twagiye twigana muri classes, muri za classes nize. Ni za nshuti nshyashya nagiye mbona. Abo bose bagiye bambera abakiriya, bagiye bankonekitinga n'abandi kugeza uyu munsi. Akaba ari ko kazi nkora, kandi mbona kimwe mu bintu Imana yampaye kunyurwa, impa kunyurwa. Icyo gihe cyose navuga ko ntago nigeze ntekereza akandi kazi. Kugeza uyu munsi niko kazi nkora, kandi navuga ko muri icyo gihe nabonye gukomera. Nabonye gukomera. Bwa buzima bwose nakubwiye ntago abantu dukorana ntago bigeze babibona. Imana yarampishe sinzi uko navuga feva yayo, kuko hari ukuntu umwanzi we yazaga kugatura apfuye, barabibonye, cyangwa se wo kumva ko fete nta gihe usigaje, nta myaka usigaje. Ariko hamwe no kuba ndi kumwe nayo, navuga ko nabonye imbaraga kandi impa ubuzima, yampaye ubundi buzima. Numva ko noneho hari ibyiringiro byo kongera kubaho. Dushimira Imana ku bwawe. Iyi Mana yo mu ijuru irashoboye, Imana irumva, kandi rega abifite mu kiganza ntawe uzaba yakuramo. Wowe ushobora kwikuramo ukajya kure, ariko ntabwo iyo izabigukuramo. Bivuze ko nunagaruka izongera kwakire, ikubera Imana, ikubera umubyeyi, iguha inshuti. Abo wita inshuti wabibonye. Hari na benshi bakunda kuvuga ngo mu rusengero ngo ibi n'ibi. Hoya, hari itandukanizo ry'inzu y'Imana n'inzu yo hanze. Hari itandukanizo ry'abantu bakijijwe n'abadakijijwe. Hari itandukaniro rinini riri hanze. Mugenzi wanjye yabivuze, bari hanze bakeneye ngo bibe win-win, baguhe nawe ubahe. Ariko hari n'itandukaniro ry'umuntu wamenye Imana, ukorera umugisha, kandi barahari cyane. Nta mugenzi wacu akorera umugisha, kuko hari benshi arokoye, hari benshi bamwumvishe. Ntabwo biba byoroshye gutanga ubuzima bwawe. Ni ubuzima ubutanze, gutanga ubuzima bwawe kugira ngo bamwe muri bo bari hasi cyangwa bari hanze bamenye Imana. Dushimira Imana kubw'ubuzima bwawe, dushimira Imana kubw'impinduka. Uri umugabo, uzabaho, wongere ubeho, kandi uzahamya Imana. Ndashaka kubaza akabazo kamwe mbere yuko dusoza. Ubu noneho hari feelings za girlfriend ufite se? Ntago ziraza, ariko ntago nakubwira ngo nahise ko mba delivered, ngo mvuge ngo zahise ziza. Ahubwo niyo navuga ko ariyo nzira ndi kurwana nayo yo guhinduka kutubi. Ntazo nkifite. Ni ukuvuga kugeza uyu munsi intambara cyangwa se the fight, kuko navuga ko ari fight, kugira ngo mbashe guhinduka kuva kuri girl nje kuba straight. Noneho mbeho nanjye mfite girlfriend, niyo umugore, umwana, umuryango. Noneho ngire niyo feelings yabo. Ni rwo rugendo ndimo. Yesu arabishoboye, ujye ubisengera mu gitondo na nijoro. Ibyo byose birahari hano hanze, ariko nta kintu na kimwe kinanira Imana. Kandi urebye abantu nese makujya utaha ugiye gusavinga mubona ukuntu biryoshye. You deserve that too. Nawe urabideservinga. Hari igice kindi tujya tugeramo cyitwa Vibe for Christ. Vibe for Christ, watuje cyane, urabanza umwe kuri ji, nkubaze utubazo duke cyane. Ndashaka kubaza, ukiri umwana ni iyihe nickname baba bakwitaga? Ni umwana. Quick question, urajya unsubiza wihuse.
banyitaga amazina menshi. rimwe ryihuse. Hari umwe ndibuka nkiri muto cyane. Uri kurihimba twagiye. Uheruka kurira ryari? Uheruka kurira ryari? Ngiye kubitekereza. Mu kanya. Ni ikihe kintu uheruka kugura? Ikintu mperuka kugura ni imyenda. Ni imyenda. Ni ikihe kintu ukora bwa mbere ukibyuka? Ikintu nkora bwa mbere nkibyuka ni ugusenga. Ni irihe somo wifuza ko wari kuba waramenye mu myaka ya 15 ishize? Isomo risanzwe. Ikintu wumva wari kuba waramenye ufite imyaka 15? Ikintu mba nari kuba naramenye watinze. Ni ikihe gice cy'umubiri wakunda kuruta ikindi? Amaso. Amaso. Ngiye kubabwira ngo bakurebe. Hanyuma na hano uraza guhitamo ikibazo kirimo, urakidusomera hanyuma ugisubize cyane. Ego. Like uragisoma tucyumve unagisubize. Iyo Imana iguhaye mikrofone y'ijuru ngo ubwire urubyiruko rumwe, wavuga iki mu masegonda 30? Imana iramutse iguhaye mikro. Ugira icyo ubwira urubyiruko bagenzi bawe, ni icyo warubwira? Imana iramutse impaye mikro, icyo nabwira urubyiruko bagenzi banjye, nababwira ngo kubasha kunesha ubwoba. Yego. Uko ubwoba ni ikintu gikomeye. Ubwoba ni ikintu kigukoresha ikintu utatekerezaga. Ubwoba ni ikintu ushobora ufite, ni ubwoba nyine bw'ubuzima, ubwoba bwo gukena, ubwoba bw'ikintu runaka wabuze ukumva ko birangiye. Ikintu nababwira rero ni icyo ngicyo, ni kubasha kunesha ubwoba. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Nimero ya kampani turaza kuyibaha, tuzayishyira hasi mu kiganiro mu mugani umuteza imbere. Ndabizi njye namubera umuhamya, afite serivisi nziza, azabafasha. Yesu abaho umugisha, kandi abagure niba ubutumwa, niba ubuhamya hari icyo bukwigishije cyangwa hari icyo bugusigiye, sangiza bagenzi bawe, kuko hari benshi ushobora gufasha, hari benshi ushobora gukuramo, bashobora gukuramo isomo, hari na benshi ushobora kugarura ku Mana, kubera ko ni umugabo mwiza kandi uhamye, mpamya neza ko aruta uwo yari ariwe kera. Yesu aduhe umugisha, nawe utaha mujye mwibuka kudusengera.